urusobe rw'ibiriho igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Shalom bakundwa bene data, Imana ishimwe cyane. Turishimye turanezerewe umutima uko twiga ijambo ry'Imana, dukomeza guhinduka tuba bashya kandi tuba ibiremwa byuzuye ubwiza bw'Uwiteka. Haleluya. Uyu munsi mu gatabo k'urusobe rw'ibiriho hamwe n'umushumba Christ, umwuka w'Imana atwigisha inyigisho igira iti buri gihe umunsi wuje ubwiza. Umurongo wacu ufungura turawusanga muri Zaburi 118 umurongo wa 24, haravuga hati uyu ni wo munsi Uwiteka yaremye, turawushimiramo turawunezererwamo. Amen. Umushumba arakomeza atubwira ati abantu bamwe ntibigeze mu by'ukuri bamenya ubuzima bwo kunesha n'ibitangaza bya buri munsi Imana yabahamagariye kubaho. Kuri bo ubukristo ni idini nk'irindi rigaragaramo ibintu biciriritse no kutagira umusaruro, ariko nanze kwemera ubwo buryo bwo kubaho kuva mvutse bwa kabiri. Mu buzima bwanjye nafashe icyemezo hakiri kare cyo gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa no kubona ubuzima bw'ubumana nkurikije urugero rwa Yesu Kristo yaduhaye mu ijambo. Kuva ngize ayo mahitamo, umusaruro wabaye mwiza bitangaje kandi uw'agahebuzo bidashidikanywaho. Bityo mfite icyizere cyo kubwira buri muntu wese nti birakora, ijambo rirakora. Haleluya. Ndi ubuhamya buzima ko rikora. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo nashoboraga kwemera kubaho nk'umunyedini. Oya, nabonye mu byanditswe byera ko twashyiriweho gutsinda buri gihe. Tugendera mu migisha buri munsi kandi tukayitanga mu isi yacu. Biri mu bigize umurage wacu muri Kristo. Turi abanyamugisha kandi turi umugisha. Haleluya. Turi abanyamugisha ndetse turi n'umugisha. Ni gute umuntu yaba azibi akagira umunsi mubi? Bamwe bibwira ko ubuzima bwo hejuru bwarangiranye n'igihe cy'intumwa cyo muri Bibiliya. Oya, turi kubaho mu kuri ko mu gihe cya Bibiliya uyu munsi. Witekereza cyangwa ngo uvuge uti uyu munsi si umunsi wanjye. Buri munsi wose ni uwawe. Umunsi wawe w'itsinzi, umunsi wawe wo kuganza, umunsi wawe w'ubutoni. Nubyuka mu gitondo watura uti uyu munsi wanjye, nishimiye uyu munsi wa none. Amen. Kuba warakiye Mwuka Wera ntiwagombye kugira na rimwe yewe n'umunsi n'umwe wo gutsindwa cyangwa kwiheba. Ikintu cyose kije mu nzira yawe ni amahirwe yo gutera imbere no kuzamuka mu yindi ntera. Ingorane zose uhura nazo ni ibuye ryo kuzamukiraho ngo ugere ku ntsinzi zirenzeho. Gira iyo myumvire kandi uryoherwe n'umunsi wuje ubwiza buri munsi. Imana ishimwe cyane. Gira imyumvire y'uko umunsi wose ari uwawe, ko ugomba gutsinda buri munsi kandi uzabigeraho. Amen. Tugiye gusenga isengesho ry'uyu munsi, turasubiramo tuti Data mwiza, mpisemo kubeshwaho n'ijambo ryawe, mbaho mu bitangaza buri munsi, ngendera mu buzima buzira umuze, mu iterambere, mu ntsinzi, gutunganirwa n'ibyishimo. Ndajya imbere kandi njya hejuru, ntera intambwe, nesha buri gihe kandi ndi umutsinzi mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndi umutsinzi iteka, ndi umutsinzi iteka. Uyu munsi ni umunsi wanjye. Imana ishimwe cyane. Gucengera inyigisho y'uyu munsi turasoma muri Yesaya 60 umurongo wa 1,
dusome mu Bafilipi ibice 2 umurongo wa 13, dusome mu Bakorinto ba kabiri ibice 2 umurongo wa 14. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, turabakunda. Shalom shalom. Oh haleluya, ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha.